Ni amasomo atatu nk'ibisanzwe uyu munsi tugiye kuvuga y'ubwenge twakwigira kuri Keanu Reeves. Hari umukinnyi ukomeye cyane kandi ukunzwe, ariko ubuzima bwe bwuzuyemo ibibazo bikomeye cyane. Uyu munsi turarebera hamwe amasomo atatu akomeye twakwigira kuri Keanu Reeves. Niwe mukinnyi ukomeye cyane ufite ubuzima bwuzuyemo ibibazo bikomeye cyane. Isomo rya mbere: kwicisha bugufi nubwo waba ukomeye. Keanu Reeves ni umuherwe, icyo kintu ubanza ukimenye, ariko yahoraga yicisha bugufi. Isomo rikomeye cyane: ntukemere ko intsinzi iguhindura nabi, guma uri wa muntu mwiza. Ariko hari ikindi cyamufashije mu buzima bwe. Tugeze ku isomo rya kabiri: kubaho nubwo hari ibintu bikomeye. Yahuye n'ibibazo byinshi mu buzima nk'uko twabivuze haruguru. Gutakaza abantu yakundaga, ariko ntiyigeze areka kubaho ndetse no gukora. Ariko hari irindi somo rikomeye cyane ryagufasha nonaha: amafaranga si byose. Keanu Reeves yagiye atanga amafaranga menshi pe, afasha abandi. Isomo rikomeye cyane cyangwa se urufunguzo: agaciro nyakuri si amafaranga, ahubwo ni gute ubana n'abandi muri sosiyete. Niba hari isomo rishyashya wigiye hano, andika muri komenti iryo somo. Kandi niba ushaka amasomo nk'aya ahindura ubuzima bwawe direct, kanda subscribe kuri Asaf TV. Dukomeze twibane no mu bindi biganiro ngiye kwita nkora aka kanya. Ikiganiro ni Mike. Ciao ciao.